ururimi rwawe ni rwo wowe. Hari abantu bintu ngo giye ngo byaranshanze iby'Imana ngo nubu nta kizankorera ngo se ngo ibyo itankoreye nkiri muto izabikora nkuze, muzahinduka ibiragi kandi ni ukuri. Iyo tuvuga haruvuga ngo ntizabikora ntizabishobora, naho nasengeye nararushye nararambiwe ntinyitaho nzayikorera gutyo gusa, ibyawe byaranyobeye byarananshanze, Imana irakureka cyangwa ngo iraguha ntimugura ngo havama ngo ikibo cy'amahirwe. Mbega ugasanga abantu bishakiye utundi tugambo turaho kuko kwiheba, ariko umukristo nyakuri wavuye muri karande aravuga ngo nibyo Imana itarankorera bimbikiye sinzapfa nzarama, nzabaho, nzatunga, nzahura n'abanjye, nzahura n'urugo rwanjye, nzahura n'umutware wanjye, diplome yanjye ntabwo izata agaciro, ubuzima burakomeje, ngiye gukora, nzabona perimi, ngiye gukora. Niba utabafite uri umusore, byama watuye umugisha ku buzima bwawe, byuka watura umugisha, wivuga ngo ngiye kuzerera, oya vuga ngo ngiye kugenda, Mana ujyane nanjye. Ibita bijyana n'iki? Ikindi wamenya nta kantu yenda k'ubwenge ndi bukubwire cyangwa se ukitwa kubuswa, biterwa n'urwego uhagarara muri uza kunyumva. Buriya buri gihe uko uhora uteganya ibyiza ku buzima bwawe, ubusa nk'uhambira ibitangaza bishya by'ahazaza, cyangwa umeze nk'umuntu. Ndabakunda cyane, ndabashuhuje, ni Pasteur Ntambabazi Jean Baptiste, Nshuti yawe ufite izina rikanganye ariko izina si ryo muntu. Nuko nubwo ndi Ntambabazi ariko sindi Ntambabazi, burya mutima ndazigira. Kandi ndakwishimira cyane nkurikiranye imyaka myinshi ku macana atandukanye, mujya mumbwira ko mwambonye kuri Nkunda Gospel cyane, abenshi niho mwagiye munkura. Imana ibaha umugisha, mukomeze munayirebe nayo. Abandi mukambwira ko mwambonye ku bandi bantu benshi batandukanye, nkamenya ko munakurikirana televiziyo yanjye bucece. Kaba bimbwira bose, ndashimira namwe ko bankurikirana, bareba ibiganiro batavuga. Imana ibamperemusha, kandi maze gushimira abandi bose bari gutera intambwe bakamvugisha. Rero niba ukunda ibyo nkora, niba ukunda iyo ndimo nkorera umurimo w'Imana ku buzima bwawe, ngafata umwanya ngasobanura, hari impamvu yanteye guhaguruka ngasobanura icyitwa itandukaniro ry'umuvumo na karande n'intambwe watera kugira ngo ubohoke. Uyu munsi beko turi ku munsi wa kabiri w'amasengesho, itariki 16 z'ukwezi kwa 12. Turi ku munsi wa kabiri aho utagomba kwambukana imitwaro yakuvunnye ngo uyijyane 23. Ntibishoboka ko tuzanenze n'ibisi 15 yitangira ivuga ngo ntibinkurikire ntibimfate, nk'uko Imana yafasha amagare ya Farawo agafata n'ingabo ze akabirangiriza mu nyanja itukura, bityo ntibongera kugira ubakurukirana inyuma. Ndashaka ko nawe bihambwa mu nyanja kuri inyuma yadudubizaga igutera ubwo, bihambwemo burundu, ugende wemye, ugendere mu mugisha w'Imana. Rero natekereje mu mutima wanjye, ndasenga Imana, numva Imana impaye amagambo akomeye yo kugira ngo tuganire ku kintu gutandukanye. Ko abantu benshi gese genda w'umuhanga uhari, ariko numva ukuntu babisobanura, bakabihuza n'inzozi, bakabihuza n'amafaranga, bakabihuza n'amaturo, nkumva biramvunye mu mutima. Nge mfata umwanzuro wo kuvuga ngo reka mbigishe bino bintu, nkubwira intambwe. Ikiza kugutungura, turagera ku ntambwe ya 10 nta mafaranga wumvisemo. Kiragera ku ntambwe ya 10 nta mafaranga wumvisemo, ariko abundi abandi babanza amafaranga. Aho rero bipfuye, niyo mpamvu bitagukundiye. Amafaranga za nka accessoire, amafaranga za nk'igitambo utanga, ariko nibura amaze gutera za ntambwe zose. Niba ugifite imwe nahubwo udashobora kugeraho, ucyatura nabi nk'iya 5, ukivuga abantu nabega, utarabohora abantu, utarihana, utaritunganya, nibyo uzayatanga ariko ntuzabohoka. Rero ituro cyangwa amaturo cyangwa igitambo ni ikimenyetso cyerekana ko maze kwitandukanya, ariko arabanje gutera intambwe. Muzirikane neza ko igicaniro ababayari batambiyeho si nacyo Eliya yatambiyeho, ubyibuke neza. Kandi kugira ngo atambe yabanje kubaka amabuye 12. Amaze kubaka atigira isaha y'Imana. Bivuze ngo iki rero, igitambo cyose watambira hejuru y'ibyaha nta gaciro cyagira. Ntako rwose ushanga utake miliyoni y'idolari cyangwa y'amayero, utanga ibyo ufite byose, n'ubundi uzabiha abantu babyakire, bavuge ngo bakwirukanyeho karande, ariko ntizigera ivaho, kuko hari ibyo utakoze kandi ugomba gukora. Ugomba gutera intambwe zirimo kwihana, kwatura ibyaha, kwatura imivumo, kuvuga ikintu cyose kurekura mu mitima yawe, gukura nk'ibigirwamana
Mana muri wowe ibyo byose ukabiteramo izo ntambwe warangiza ukabasha kugera ku gicaniro gikwiriye maze ugategereza. Niyo mpamvu rero ibyo warambitse ku gicaniro byose nta kamaro byagize, kuko hari ibyo wirengagije biri mu nshingano yo kubohoka no gutera imbere. Ariyo mpamvu ngo kanaka yaransengeye ntibyakunda, uyu namuhaye amafaranga ntibyemera, uyu namuhaye angaya. Mbega mutondora abantu bose mwagiye muyaha, mwibarenganya baragusengeye nibyo, ndetse umva hari agahenge ariko ntikarama. Kubera iki kataramye? Nuko hari intambwe wirengagije mu buzima bwawe kandi ugomba guhagararaho wemye ukazikosora. Imana ibampera umugisha kandi Imana ibagire neza. Nshuti z'Imana mwe muri Canada, muri Amerika, ndabashuje cyane. Bari muri West, Imana ibampera umugisha. Ndagusuza cyane wowe muri Minnesota, ndakwibuka. Imana iguhe umugisha. Nawe muri Utah nawe ndakwibuka, ndakunezerewe. Shimiye abakozi b'Imana baje gukora ubukwe mu Rwanda, wavuye muri Canada simvuga izina rye. Turimo turagusengera mu bukwe bwe hano Kicukiro, tuzaba tunaburimo. Imana iguhe umugisha. Turongera gushimira none uri mubyeyi waje gutaha ubukwe bw'umwana we, yaje gukora ubukwe bw'umwana we ku ntare ari natuzaba duhari tuhicaye. Imana iguhe umugisha ukomerera aho uri, sinkuvuga mu izina ariko ubukwe bwe turimo turabusengera. Uwo ni umugisha w'Imana. Dusengeye n'undi muntu tuzi ko ari nahangaha bucece, ari mu bikorwa byiza arimo akora. Imana imuhe umugisha. Abo nabaje bose kandi abo bose ni inshuti z'ubumwe bw'abera ministry ko barankurikirana kandi ndabashimiye. Umwe ari hirya mu karere kamwe, undi ari mu kandi ariko ubukwe bwe ndabararikiye bose ni ubukwe. Shimye Imana ko umukobwa wanjye Imana imukorera ubukwe twe twabisengeye. Ndakuzirikana turagusengera, sinkuvuga mu izina naho wavuye simpavuga ariko urahari. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane kandi nzabutaha ndabizi, nzaba mpari. Ikoti ndimo ndaryegeranya, ndumva ngomba kuba mpari, ngomba kukubera mu bukwe. Naye murari nawe nzazayo mu bukwe ndabyibuka. Imana ikugire neza, uri umuterankunga mukuru cyane wanjye ku buzima bwanjye mu buryo bwose. Wubaha huri ndabizi sinkuvuga mu izina ariko Imana irabakura. Tugeze rero ku munsi wa kabiri w'amasengesho, ariko aya masengesho atagira kondisiyo. Ntayembwe ngo yirize ubusa, ntabwo nushaka uzabirye n'isafuriya y'igikombe n'ibyawe bimwe byose. Aya ni amasengesho yo kwambuka. Umuntu ugiye kwambuka ntiyambuka ashonje, ntiyambuka agize gute ryanywa, ahubwo zirikane ko ugiye kwambuka. Kuko abadayimoni tugiye gukubita nabo barariye, bariye ibyawe, banyoye ibyawe, baguteje umutwe. Ugomba kubakubita nawe wahaza. Nta kibazo, upfa kuba ubifite gusa, ntugire ingorane. Kuko amasengesho y'ubwoko bwinshi, hariho gusenga wiyirije, ariko dayimoni yariye ibyawe, atwara ibyawe, atwara abawe. Ntabwo bamwirukana ushonje. Reka turye tumukubite, tunamwirukankane, mugire umugisha. Kandi nibikubera byiza wowe, tariki 25 ntizagere utagaburiye ubabaye. Wabikora mu ibanga, wabikora ku mugaragaro, wantuma cyangwa watuma abandi, uko ubishaka uko nguko, kugira ngo ukubite dayimoni hasi. Kizaba igitambo gikomeye ku buzima bwawe. So Imana iri kumpera umugisha. Mwakoze, ndabakunda. Reka dusenga Imana. Imana data wa twese uhoraho, ndakwinjiza ngo ushobore kubana natwe muri byose. Udufashe utwambika imbaraga, utubere ingabo idukingira, utugende imbere, uduhagarareho, udukomeze, udushoboze, uturengere, utugeze kure, utugeze ahashoboka, utugeze ahakwiriye, utwambika imbaraga z'uburyo bwose. Muri aya masengesho Mwami, abantu bajugunye imitwaro yose bari bikoreye bayirambike hasi, babere ingabo bakingira, ubera imbaraga, ubera amahoro. Kandi Kristo uko bucye uko bwije bagende bagwiza imbaraga ku Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibarengere, kandi umwuka wera w'Imana akomeze kubaba hafi nkuko nayibasezeranije. Uyu munsi ni umunsi w'umugisha, ni umunsi ukomeye cyane. Tugeze rero ku ntambwe ya 9. Intambwe noneho yo uhereye ku ntambwe y'8 kugera ku ntambwe y'10, bigusaba gukoresha ururimi rwawe. Bisaba gukoresha, ubuhanga ugiye gukoresha ngo gerageza uhagarare mu migisha nk'iyo Aburahamu yahagazemo Imana yamuhaye. Kuko igitabo cy'Abagalatiya ibice 3:14 hari amagambo asobanura ngo imigisha ya Aburahamu yageze no ku banyamahanga ku bwa Yesu Kristo. Niyo mpamvu natwe tugomba kwakira uwo mugisha biciye mu kwizera. Bivuze ngo haravuga ngo the blessings of Abraham might come upon the Gentiles in Jesus' name, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Hallelujah. Na magambo meza yumvikana cyane ngo the blessings of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through the faith.
urufunguzo rwa mbere mu buzima bwawe rwo guhindura ibintu byawe, kora icyo bita expectation. Sinzi reka ndimo ndabaza umukameramani yize kera cyane, mu kinyarwanda babyita iki? Ahuje nuko nabitekerezaga. Imana iguhe umugisha, umugabo mwiza cyane, nzamubereka umunsi umwe yubahwa aho ari hose. Arambwiye ngo simvuga izina ry'abakameramani bakora ibintu bikomeye bihishe, babafasha bihishe ntibagaragara, ariko nawe arambwiye ngo urufunguzo rufungura imigisha ni uko utangira guteganya, gutekereza, kuvuga ibintu bizakubaho, kwatura bya bintu byiza cyane. Ni urufunguzo rumwe mu bindi, kuko niba yaravuze ko umugisha wa Aburahamu uzagera no ku banyamahanga mu izina muciye muri Yesu Kristo, ni nako dukwiye kwakira amasezerano ku buryo bw'umwuka wera biciye mu kwizera. Imana ibaha umugisha. Rero ikintu cya mbere kugira ngo kibashe gukosora cyangwa kikwinjira muri gahunda, nuko urufunguzo rwa mbere rw'imigisha n'amahirwe nicyo twita expectation, kwatura, guteganya, kwibwira ibizaba. Ntuvuge ngo nzapfa, ntuvuge ngo nzaba imbwa, ntuvuge ngo nzapfa ntarongoye, ntuvuge ngo nzaba ihene, ntuvuge ngo nzahomba, no, ahubwo ugatekereza imigisha ikomoka mu kwizera Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana. Iyo ntambwe nayo koko ikunanire, ariko uzasanga abantu benshi cyane. Ikindi nuko tugomba kwizera ijambo ry'Imana ribeshaho, twarangiza tukavuga, tukanatangira guteganya expectation, ariko mu buryo bwiza. Sinzapfa nzarama, sinzahomba nzacuruza, mfite ibyiringiro ko igiti cyatemwe kizongera kigashibuka kigagira amashami. Haleluya. Kuko umwami Imana, hari ijambo nakunze Petero abwira ati ngo mwiburana rya mbere nta numwe wari uhari, ngarika Imana ntiyantereranye. Nuvuga ngo nukugira ururimi rwiza. Iyo maze kubohoka, maze gutera za ntambwe twavuganye zose, maze kugira intambwe ya 9, gira ikintu cya expectation. Ntabwo mbyita guteganya, ahubwo gerageza kuvuga amagambo y'ibyiza ku buzima bwawe, ushingiye ku migisha ya Aburahamu, ushingiye ku cy'Imana yavuganye nawe, ushingiye ku Imana yakubwiye. Gerageza itoze kuvuga ibi bintu muri uwo mutima wawe. Haleluya, haleluya. Wivuga ngo ariko kuki ndi mwiza sindongorweho? Vuga ngo cyanjye ntabwo kiragira ngo ndongorwe, cyanjye ntikiragira ngo mbone akazi, cyanjye ntikiragira ngo mbone akazi, cyanjye ntikiragira ngo nkore ubukwe, cyanjye ntikiragira ngo nkore business yanjye. Gerageza gutoza ururimi rwawe, umwuka w'Imana ukurimo nawe umutima wawe nibihambirane n'Imana buri gihe. Wumve ko hari icyiza kizakuba, witangira gutekereza ko hari ibyago, wibona ko hari amakuba mu buzima. Oya, kwizera kwawe uguhwanye no kwa Aburahamu. Imana yaramubwiye ngo Aburahamu, sohoka mu gihugu cya so na nyoko, ugende mu gihugu nzakwereka. Ntiyamubwiye icyo ari cyo, kandi arahaguruka, asize imirima, asize isambu, asize amatungo, asize ibintu bye byose, asize famiye, asize abo bakinanye agapira, asize abo basenganye, asize abo bakoranye, asize mu karisiye, aho basangiraga ibirori, aho basangiraga imanza, arabasize, arahaguruka. Yajyanye nka expectation, ko Imana amwe ngo genda nzakwereka. Aragenda ntiyakibona kubera ko Loti batindanye, ariko kugira ngo Imana zimwereke ya gihugu, ati ngikira ndakiguhaye, ariko ube witonze, nzagiha abana bawe, cyane abazakora kuvuga bazajya mu gihugu cy'amahanga, nzabazana bakwiye ubutunzi, nzabikora ibyo byose. Rero by'ukuri, kugira ngo ubashe kubohoka umuvumo n'akarande ku ntambwe ya 9, igana ururimi rw'ababohotse, igana imvugo y'ababohotse, ivanemo imvugo ya gitindi, ya gikene. Imvugo ya gikene ni iyihe? Reka turye twipfire nka mugore w'intuze w'Iserafati, nk'abana mwe nimujya ejo tuzapfa nta kigenda, birakomeye, birapfuye ntituzuze ko tuzabigenza, isi tuguye hejuru. Ugasanga abantu ntibasenze kuko banezerewe Imana mu mutima, ahubwo basenganye igihunga n'ubwoba kuko bari gutinya ejo hazaza. Nyamara ibyawe byose ni Kristo ufite urufunguzo. Rero gerageza kwatura hagati y'abatabyemera, gerageza kwatura hagati y'abatemera ko Imana yakora, gerageza kwatura buri gihe ko Imana izakugirira neza. Haleluya. Ngo mba nararabyo ntizera ko nzabona kugira neza ko Imana mu isi yabaho.
ni ukuvuga ngo umuntu wese umaze kubohoka ntateganya urupfu nubwo azapfa, ntateganya ibintu ngo se ngo mbigenze gute ngo turapfa, no, ahubwo we yizerera mu Mana, agahagarara mu Baheburayo ibice cya 11 ku murongo wa mbere ngo kwizera ni ukugira ibyiringiro udashidikanya by'uko usengera uzabona. Kuko burya kwizera no kwiringira ni ibintu bibiri bitandukanye. Ubundi kwizera ni ikintu kidahari utanateganya ariko wizera ko ushobora kuzakibona, naho kwiringira ni isezerano wahawe ritarasohora. Kavuga uti pasiteri anyemereye ko azampa imodoka, ukigenda guhaha ibyiringiro, uzategereza ibyiringiro, cyangwa Imana yanyemereye ko izankorera iki, uri mu byiringiro. Ariko kwizera ni ugufata ibitariho ukabyita ko biriho, kandi ukumva bitegereje igihe runaka, byaba mu gitondo byaba ejo bundi. So gerageza ururimi rwawe kurwatuza, kuvugisha akanwa kawe, nicyo kintu cya mbere cyagufasha kugira ngo ubashe kugera kure kandi Imana ikurengere muri byose. Ni ukuvuga ngo the key is to change your expectation. It may seem like just a simple prayer, but I want you to believe in the words that you just spoke and began to change your expectation accordingly. Birakubwira ngo icyo ukomba kumenya muri bino bintu mu buzima bwawe, iyo ni urufunguzo rukomeye. Nubwo bigaragara ko ari ibintu byoroshye, ariko bisenge mu mbaraga zikwiriye. Sinzapfa nzarama, nta murozi uzamfataho, nta uzantwara ibyanjye nzabibona neza. Imana irankunda, Imana iri mu ruhande rwanjye, Imana ingirira neza, Imana ivugana nanjye, Imana ikorana nanjye, Imana igendana nanjye, Imana ntizandeka, Imana ntizanjugunya, Imana ntizantererana, Imana izankingurira umuryango, Imana izangeza kure, Imana izanyubaka, Imana izanyubakisha, nta murozi uzamfata, nta mwanzi uzambona, nzarya sinzicwa n'inzara, nzabona akazi narize, niyo ntakwiga nakabona, mfite amahirwe y'uko Imana inkunda, ndi mu Imana yakunze ikagirira neza, atura kuzabaho, atura kuzubaka inzu, atura ubuzima, atura kuzajya mu ijuru. Gerageza kwatura imigisha no kuyibamo no kuyihagaramo kugira ngo ubashe gutsinda urugamba urwo ari rwo rwose. Gerageza wature, gerageza uvuga ibintu byose ushize amanga, udatinya ibyenda kukubaho, udatinya ibizakubaho, udatinya ibyakugora, ahubwo muri wowe imbere utangire ubitekereze mbere yo kubyuka, mbere yo kuryama, uvuge mu gitondo, uvuge ninjoro. Expect that now you will be able to sleep through the night. Expect that you want to keep going and the medical report began to expect that things are going to change in your life in the name of Jesus. So bivuze rero ngo nta kindi wakenera, hari cyakorwa kugira ngo bigende neza kandi bigatungana mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu nakumye nkubwira kandi ndabisubiramo, mu ntambwe 3 zisoza intambwe 10 turi kukwigisha n'indi bukurikireho, ni ukuvuga ngo menyereza ururimi rwawe, menyereza umutima wawe, bivuge ku manywa na nijoro. Nk'uko umurwayi wa diabete ataryama atarebye uko isukari ingana, niyo abyutse areba uko isukari ingana, umuntu urwaye umutima nawe cyangwa ufite pressure nawe areba uko umutima uramutse, ibyo yariye isukari yinjiyemo yagabanutse, mbega ubona ko yigenzura buri kanya. Uko niko nawe ukwiye kumenya ngo mbere yo kuryama natuye iki, wikwatura ngo sinzi ikizabejo, atura ngo mwami nzi ko nzagumana nawe, nzabana ninapfa nzaba ngiye mu ijuru. Menyereza ururimi rwawe, menyereza umubiri wawe, menyereza akanwa kawe, menyereza amaso yawe, menyereza umutima wawe, menyereza ibirenge byawe gutekereza kujya heza kurutaho. Niyo mpamvu ugomba kuvuguruza imvugo zose ukoresheje ururimi rwawe. Nuvuga ngo utangiye gutekereza nko kumigisha Abraham ko nabigusomeye, aho biri mu mbaraga zo kubohoka. Ubundi rimwe na rimwe ururimi rwawe ni rwo wowe, kandi icyo uzaba cyo tukibonera mu bintu bibiri, mu bikorwa n'akanwa. Nuvuga ngo uburyo urimo uvuga rero. Noneho imvugo y'ababohotse, ijambo ry'Imana muri Yesaya 50 umurongo wa 4 aravuga ngo Uwiteka mu rurimi rw'abigishijwe kugira ngo mbashe gukomeresha abarushye amagambo. Ahandi ngo Uwiteka nkakanguye ugutwi sinabikigande kugira ngo numve nk'uwigishijwe. Bivuze ngo harimo inzira ebyiri zonyine ubwazo zikomeye. Inzira ya mbere ugomba kumenya ni ukugira ururimi rw'abigishijwe. Rero nicyo bwigishwe munsi mu ntambwe ya 9, iyo ntigoranye. Ryama watuye ibyiza ku bana bawe, ryama watuye umugisha ku bana bawe. Niba utabafite
watura umusore, byama watuye umugisha ku buzima bwawe, byuka watura umugisha, wivuga ngo ngiye kuzerera, oya vuga ngo ngiye kugenda, Mana ujyane nanjye. Ibihita bijyana n'iki? Bigushyira no mu muco wo gusenga. Ni ukuvuga ngo ntabwo uzabwira Imana uzagusaba gusenga, ariko nuramuka uvuga buri munsi bizinjira mu muco wo gusenga kwa buri munsi. Mbere yo kuryama watura ibyiza uti nta murozi, nta undoga, nta ucuragura, nta nzozi mvi, nta nzozi ziza kuzaho, nta kimbaho, ndakwirukanye, mfite ibyiringiro, mwami wanjye turi kumwe, ntacyo nzabaza, ntabara muri iri joro, imbaraga z'umuntu zivuze. Ubwo urasenze, ni wa muco wo gusenga. No byukana mu gitondo mbere gushyira ikirenge hanze na hasi, nabwo ushimira Imana ko yakurinze. Wongere wature ya migisha yo gutera imbere, gutunga, kuzamuka. Nujya kurya ushima Imana ku biryo byawe, nujya kunywa ushima Imana ku byo uri kunywa, n'abantu bagusura ushima Imana. Bizatuma akanwa kayo buri gihe kagiramo za mbaraga zo kuvuga Imana, noneho bituma ubasha gutsinda urugamba rwose abadayimoni bagushora. Nuvuga ngo ugomba ku expectinga muri wowe imbere kugira bwa buzima buhora buri gihe buvuga ngo birashoboka, ariko ijambo ntibishoboka rwose. Ryikuremo, 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 ryikuremo. Ikindi wamenya nta kantu yenda k'ubwenge ndi bukubwire cyangwa se ukitwa kubuswa, biterwa n'urwego uhagarara muri uza kunyumva. Buriya buri gihe uko uhora uteganya ibyiza ku buzima bwawe, ubusa nk'uhambira ibitangaza bishya by'ahazaza, cyangwa umeze nk'umuntu ukurura amasezerano, ibitangaza byari muri underground biri munsi y'ubutaka, ugasa nkaho uri mugenda ubikuruza wa mugozi. Nuvuga ngo kuhara buri utekereza icyiza ku Mana, intsinzi ku Mana, umugambi ku Mana, gutera imbere ku Mana, utekereza bivuga ko icyo kintu kirimo cyo kwishima no kunezerwa. Umeze nk'umuntu wahambiriye ibintu byari bihishwe, ugenda uzamura gahoro gahoro, kuko muri we harimo bya byiringiro. Ntuzacika intege, ntuzaririmba indirimbo z'amaganya, ntawe uzacyurira, ntawe uzabwira nabi. Mbega ko buri usa nk'uri gukurura ibintu biri kure, ariko ubikoresheje za mbaraga z'amasengesha kurimo, kubera ko gusenga wabigize umuco. Bivuze ngo n'ubundi iyi kintu wabonye ugomba kubigira umuco. Ntabwo ubwira Imana nk'ufungura radio, kumva byanga kugira ngo ubwire Imana ubanza kwiyeza no kwitunganya. Kandi Imana ikunda abantu basenga bitunganije. Ugangiza ukatura ibyiringiro, ukatura kuzabaho. Niba uri impfubyi ukavuga ariko nubwo ndi impfubyi nzashaka umugore cyangwa umugabo, nzabyara ngwiza imbaraga, numara imyaka 5 utarabyara ntucike intege, nzabyara ngo byararangiye. Ugumye watura ko bizagumaho, ntucike intege, ntiwirukana abahanuzi, ntiwinube. Hari abantu bintu ngo gengo byaranshanze iby'Imana, ngo nubu nta kizankorera, ngo se ngo ibyo itankoreye nkiri muto izabikora nkuze. Muzahinduka ibiragi kandi ni ukuri. Ibaze ko umugabo umwe yateye inda kandi ari ikiragi, yagombye kuba yarateye inda kivuga, ariko atumviye Imana ngo yemere Imana mere nka Manowa, kuko yumvaga yararambiwe yarabivuyemo. Rero twabonye face cyangwa kwizera kwacu iyo tutangiye gutekereza ibyiza Imana izakora, kuko yabwiye umukozi w'Imana Yeremiya mu 10:20-11 yabwira ngo nzi ibyo nzabagirira si ibibi ahubwo ni ibyiza, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ngo muzagenda munyambaza kandi maso yanyu azambona, ngo imyaka 70 nishira nzabagenderera. Ayo magambo Imana irayavuga, igenda ibagirira neza mu myaka 70, ibagarura mu gihugu n'ibyabo byose, kuko ngo nta kintu kimwe cyavuye mu nzu y'Imana cyangiritse, byose barabibitse. N'umuhungu witwa Berushaza, umuhungu wande wa Nebukadineza, ngo agiye kunywera ku bikombe by'Imana, Imana itimo imustopinga, nta wigeze akoresha igikoresho cyo mu nzu y'Imana. Imana yarabirinze. Rero uvuga ngo iyo uhora buri gihe muri wowe watura gukora kw'Imana, kuvuga kw'Imana, gutera imbere kw'Imana, kuvuga ibintu birebire, ugenda winjira imbere, ubu ugenda winjira muri wa mwuka ukwinjiza mu kubohora ibintu bye byari biboshye, kandi icyo gihe kandi zikaguhunga, kuko ntaho zizamenera. Wiyubatsemo ibyiringiro muri wowe, wiyubatsemo Kristo muri wowe, wiyubatsemo gutera imbere, naho kwizera kuzamuka. Navuga ngo ni umugozi uhambiriye amasezerano. Iyo rero ushoho kuvuga, uvuga ibyiza, uvuga amaboko y'Imana, imbaraga z'Imana, ubusa nk'ukurura ikintu cyari hasi kuzimu kikaza kigusanga kikakugeraho. Nkwifurije kuri iyi ntambwe ya 9, tangira wature kuzashyingira, tangira wature kuzabyara, atura kuzacuruza, atura kuzabaha, atura igihugu uzashaka kugijyamo. Muri make gira kubaka inzu y'ibyiringiro muri wowe, ubaka inzu y'amateka muri wowe, ubaka inzu y'ubuzima muri wowe. Ibyo bintu ubaka muri wowe bikomeye, ku buryo nibura utangira kumva imbaraga z'Imana zigusatira uherereye, kandi ukinjira muri gakondo nyirizina y'Imana, ukumva ko ayo mavuta kujeho kandi akwinjiyemo. Ni ukuvuga ngo buri gihe iyo twatura
iyo tuvuga haruvuga ngo ntizabikora ntizabishobora naho nasengeye nararushye nararambiwe ntinyitaho nzayikorera gutyo gusa ibyawe byaranyobeye byaranancanze Imana irakureka cyangwa ngo iraguha ntimugura ngo havama ngo ikibo cy'amahirwe mbega ugasanga abantu bishakiye utundi tugambo turaho kuko kwiheba ariko umukristo nyakuri wavuye muri karande aravuga ngo nibyo Imana itarankorera bimbikiye sinzapfa nzarama nzabaho nzatunga nzahura n'abanjye nzahura n'urugo rwanjye nzahura n'umutware wanjye diplome yanjye ntabwo izata agaciro ubuzima burakomeje ngiye gukora nzabona perimi ngiye gukora nzabona kode ngiye gusaba akazi iramperekeje nta murozi nta mugome nta mupfumu nta nyabingi nta bitero nta mitongero nta mikasiro nta kavuyo ahubwo ufite ibyiringiro bivuga ngo kuko umwami Imana ari mu ruhande rwacu mubisha wacu ninde haleluya ngiyi ntambwe ya cyenda ikomeye ntari buvugaho amagambo menshi cyane ahubwo nshaka kugira ngo unyemerere ubwonko bwawe umutekerezo byawe umutima wawe akanwa kawe amatwi yawe amaso yawe ibirenge byawe bitangire gutekereza kujya heza vuga heza jya heza vuga heza vuga ibyiza ku bana bawe niba uri umubyeyi vuga ibyiza ku mugore wawe niba ufite umugabo niba ufite byiza niba uri umugore ufite umugore muvugeho ibyiza niba ufite umugabo muvugeho ibyiza aturakaza umugabo w'igitangaza gerageza twimenyereze guhagarara mu Mana kuko mu bumana nta bishoboka ntayihaba mu bumana haba birashoboka mu bantu haba ntibishoboka na Satani avuga ko bitazakunda ariko ku Mana birashoboka ku Mana sida irakira ku Mana umugongo urakira ku Mana hepatite yaba C yabe irakira ku Mana diabete zirahunga ku Mana amateka yose agenda neza ku Mana ibintu byose bikoreka neza ku Mana nta kidashoboka ibidashoboka biba mu bantu imbere kandi Satani ibyo biravuga ngo ntibizi ko bizakunda iyo bidakunze ntibikunda ariko ku Mana ho birashoboka so rero icyo nkwibwira mukozi w'Imana haguruka uhagarare hagarara mu butware bw'ijambo ry'Imana gusa ntuhagarare wenyine hagarara n'icyanditswe kera hagarara n'ijambo ry'Imana gira akanwa kawe karema ibintu bifite imbaraga kandi bikomeye kandi kugira ngo bikubere byiza numara kubyatura byo usengana n'abantu babohotse bagufashe gusenga bana n'abantu bazima ubana n'abantu bicara bakaganya ugasanga bafasha umwanya wo gusenga ugasanga namaganya byagenze gutya byarapfuye iby'Imana simbyumva iby'Imana simbizi iby'Imana simbisobanukiwe ntabwo ndabyumva cyane aho kwasanga rero ni byiza ko mu mutima wawe wiyubakamo amagambo mazima bana n'ababohotse bana n'abagutera intege wibana n'abaguca intege ntugasengane n'ukumanura mu mavuta sengana n'ukuzamura uguha bwa buhamya kandi ikindi nkubujije ntuzafata urugero ku bantu batsinzwe kuko ntuzi icyatumye batsindwa ntuzafata urugero ku muntu wahombye udacuruza kuko ntuzi icyatumye ahomba ntuzafata urugero ku muntu urugo rwananiye kuko ntuzi impamvu urugo rwamunaniye fata urugero muri Kristo kumana birashoboka haleluya ndafashijwe murakoze Imana ibaha umugisha fatira ku rugero ngo bigize gute birashoboka wifatira ku rugero w'amashuri yananiye ntabwo uzi icyayamunanije fatira ku rugero muri Yesu ko birashoboka Yesu birakunda muri Yesu biremera byose birakunda kandi birashoboka ku bantu ntibishoboka kumana birashoboka Imana iguhe umugisha intambwe ya 9 menyereza ururimi amaso amatwi amazuru ibirenge inda yawe kwatura umugisha ku manywa na nijoro kandi no kubyatura muri Kristo Yesu ariko ushingiye ku ijambo ry'Imana habwo umugisha n'Imana shalom shalom Imana ibambere umugisha ndabasengera muzana cyo mukomeze mukore comment share like muzi ko tugize ku munsi wa kare w'amasengesho dukomeje gusenga buri munsi abiyandikisha muduhamagare tubwira aho muza kudusanga ariko duteganya ko hari n'Imana izadukorera biturutse kuri we nanjye byose birashoboka ku Yesu Kristo umwami wacu habwo umugisha n'Imana shalom shalom Shalom, shalom.